amazina yanjye nitwa Yezu Modeste abakora akazi ko kugenda by'umwihariko nkabakora ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka akaba ariyo mpamvu twaje hano ubundi musanzwe nkora kampani yitwa Global Line Safaris gusa dukorana ejo heza rubyiruko bakaba baraduhamagaye kugira ngo tuze gufatanya na kampani zikorana kugira ngo duteze imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka urakaza neza rero turaza guhindukira dutangira ahangaha mbere na mbere iyo dusobanura amateka n'umuco by'igihugu cy'u Rwanda duhera ku ngoma za cyami tuzi ko u Rwanda ni igihugu cyayobowe mu byiciro bibiri twagize kingdom tugira na republic twayobowe n'abami tuyoborwa n'abaperezida u Rwanda akaba ari igihugu cyahanzwe n'umwami yitwaga Gihanga Ngoma Ijana akaba ari we mwami wa mbere w'u Rwanda umwami wa nyuma w'u Rwanda akaba yitwa King Mutara wa gatatu Rudahigwa akaba yari mukuru wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda akaba yitwa Rosalia Gicanda ikindi nuko u Rwanda rwatwawe n'abami 28 n'abagabekazi babo 27 ubwo nawe hari uraza kumbaza ngo kubera iki babaye bake ndaza kukigusubiza ikindi mpamvu duhagaze ahangaha iyo tujya kwinjira mu rugo rwa Kinyarwanda hari amategeko n'amabwiriza uko mbere ku ngoma z'abami twagiraga icyo twita mu bikingi by'amarembo kera nta bipangu byabagaho twakoreshaga imyugariro tugiye gukora icyo twita kugarira ikindi mu bikingi by'amarembo by'umwihariko ku rugo rw'umwami cyangwa se ku ngoro y'umwami twahasangaga ubwoko bw'ibiti bubiri igiti cyitwa umurinzi akaba ari n'abacyita umuko impamvu abanyarwanda tukita umurinzi nuko cyari inzu yitwaga Ryangombe rya Babinga imbogo imukubise ihembe arazamuka afatwa mu giti hejuru yapfa twasanga n'ikindi giti cyitwa umuvumu rero gifite akamaro kanini mu muco nyarwanda nko kubona amasekuru kuramvuriramo amasekuru cyangwa se imivure bimwe mu bikoresho bya Kinyarwanda ikindi iyo twajyaga kwinjira ibwami by'umwihariko tugendereye umwami twaravunyishaga ngo kuvunyisha n'uburyo ki wasabaga uburenganzira kugira ngo bakwemere kwinjira ibwami ubwo wasangaga yaba zanshinzi cyangwa se babereye ibwami bakajya kukuvunyishiriza ku mwami kugira ngo wemererwe gusura umwami uro nawe usa n'uwavunyishije ni karibu ikindi iyo turi gusobanura ingoro nyarwanda tugendera ku nkingi ziba ziyigize cyangwa se y'ubwayo ibice biba biyigize ingoro nyarwanda ibigizwe n'inkingi zigera muri enye tugira iyitwa inkingi y'imbabazi ariyo iyi ya mbere hari n'abayita ngo ni inkingi ya Kanagaza impamvu yitwa inkingi y'imbabazi rero ingoma ya cyami wabaga wakoresheje umwami ugaca mu bikingi by'amarembo ukarenga za nshinzi n'abandi barindaga umwami kaza ugakora kuri iyi nkingi warababarirwaga kuko wabaga ukoze igikorwa cy'akataraboneka tukagira indi nkingi rero yitwa Mbonabihita niyo ya kabiri uturutse hano ku muryango impamvu twahise Mbonabihita ubundi kera iyo wagendereraga umwami iburyo bwawe wahasangaga abasore cyangwa se igitsina gabo ibumoso ukahasanga abakobwa barakwakiraga bakakubaza igitumye ugenderera umwami impamvu ibyo byose babikubazaga wari ukugira ngo bajye kukuvunishiriza ikambere kuko cyaraziraga kubona mu maso y'umwamikazi niyo mpamvu wagombaga gusaba uburenganzira kugira ngo iriya nkingi bayita inkingi ya Mbonabihita warinjira ukagera ikambere baganira n'umwami n'umwamikazi yaba impano baguhaga yaba impamba baguhaga warasohokaga bakakubona usohoka ariko ntibamenye ibyabereye ikambere iriya nkingi bayita inkingi ya Mbonabihita ikindi hari amategeko n'amabwiriza tugendera iyo tujya kwinjira mu nzu ya Kinyarwanda kirazira kwinjira uciye ibumoso ubundi iyo twinjira duca iburyo tugasohokera ibumoso ikindi hano haba aho twita kuri Nyirantarengwa naho twageraga tugakuramo inkweto tugiye kwinjira mu nzu ya Kinyarwanda ikindi ku nzu y'umwami hano imbere hari agatebe kabaga kari ubwo ku mwami twahitaga inteko izina ayiteka neza kugira ngo imbere uzane ka gacupa gatekanye inzu nyarwanda rero bigizwe n'ibice bitandukanye tugira aho twita mu ruganiriro niho abakera baganiriraga bicaraga bari kuganira ibiganiro bya kera rero ntabwo twaganiraga filime zigezweho indirimbo zigezweho cyangwa abasitari ahubwo twabaga tuganira bimwe mu bijyanye n'umuco nyarwanda aho dusangamo ibisakuzo imigani tugasangamo n'ibyivugo n'amahangara uriya amahangara riba mu muco nyarwanda ubu nshobora kukubwira ngo nuko kandi ukananye nkagutuka bisanga mu muco nyarwanda ikindi inzu nyarwanda rero hari ku rutarame
ahanga ku rutaramiro cyangwa se ku ruganiriro. no ku ruganiriro. Ikindi inzu nyarwanda yabaga igizwe n'igisasiro cyangwa se icyumba cy'abana, aha niho abana bararaga. Icyumba cy'abana. Icyumba cy'abana niho bararaga. Ikindi rero abanyarwanda bo hambere bari batunzwe n'imirimo y'amaboko itandukanye, bari batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, batunzwe n'ubuhigi, batunzwe n'ubuvumvu ndetse n'uburobyi. Ku ruhimbi rero aha ngaha niho twaterekaga amata. Ibi ngibi akaba ari ibikoresho bya kinyarwanda, birimo kubona ibyansi. Baterekaga amata, tukaza kwifashisha igisabo mu bijyanye no gucunda kugira ngo abanyarwanda babone amata bahereza abana babo, bazaba abasore bazaba neza. Ikindi hakaba hari amategeko n'amabwiriza yagengaga gucunda. Urabizi ko nta musore ucunda cyangwa umuhungu. Hacundaga umukobwa w'isugi kandi umukobwa ufite ababyeyi bombi. Cyaraziraga ko wajya gucunda amata utari isugi cyangwa se udafite ababyeyi bombi. Kimwe n'umusore wengaga inzoga ya kinyarwanda yagombaga kuba ari umusore w'imanzi kandi ufite ababyeyi bombi. Iyo wengaga inzoga wasambanye, wengaga inzoga mu kinyarwanda bita inteme. Ubwo ni ukuvuga ngo wengaga inzoga ibitoki byateye cyangwa se ibitoki bigatera. Niyo mpamvu cyaziraga. Iki ni igisabo rero, hakaba haravuye n'insigamigani ivuga ngo aho ujishije igisabo uhatera ibuye. Ikindi rero ubwo twagaruka ku yindi nkingi, nari nakubwiye ko inzu ya kinyarwanda iba igizwe n'inkingi zigera kuri enye. Iyi nkingi niyo wumva bita inkingi ya mwamba. Niyo biti ya mwamba. Buri umuntu nakubwira ngo ni inkingi ya mwamba kuri wowe, nuko utamufite utabaho. Buriya rero ni inzu ya kinyarwanda idafite iyi nkingi ya mwamba ntabwo yabaho, kuko urabona ko ariho yose ifatiye. Tukagira n'ikindi gice rero kabaga ari icyumba cy'abantu bakuru cyangwa se akaba ari icyumba cy'umwami. Ubwo ku mwami twacyitaga igisasiro, ku mwami ntabwo aryama aribambika. Hakaba hari amategeko n'amabwiriza rero yagengaga imiryamire ya kinyarwanda. Impamvu uri kubona inyuma yawe twahasize umwanya, mu muco nyarwanda cyaraziraga ko umugore yarenga umugabo agiye kuryama. Niyo mpamvu umugore yacaga aho hepfo akurira urutara cyangwa se igisasiro kujya kuryama hariya. Ubwo umugabo nawe akaza kurira akaryama aha ngaha. Ikindi mu kinyarwanda cyiza bavuga ko umugabo aryamira akaboko k'ibumoso, bakavuga ko umugabo aryamira akaboko k'indyo iyo yapfuye. Impamvu babivuga, umugabo aryama areba umugore, aryamira akaboko k'imoso. Ubwo ibindi bikorwa byose bikurikiraho bikorwa n'akaboko k'iki bikorwa n'akaboko k'indi. Ikindi ntajya mu kugira imirimo cyangwa se ibiganiro agirana n'umugore we, akoresha akaboko k'indi. Ikindi kuri ubu buriri turaza kuhabona ko ari agacuma, by'umwihariko ku mwami kabaga karimo inzoga yitwa inzoga y'ihenero. Niyo mwami yanywaga iyo yabaga agiye gutarama cyangwa agiye kwegera. Yabaga ku musego hariya. Yego, kuko ntabwo bavuga kurongora k'umwami, bavuga gutarama cyangwa kwegera. Iyo umwami yabaga agiye kwegera rero yabanzaga akanywa iriya nzoga kugira ngo imutere courage. Kuko muri iki gihe tunahuze amateka, hari nk'igihe umusore aba afite n'umukobwa uraza kumusura akavuga ati ndarya ibi ngibi, ndanywa ibi ngibi kugira nze kugira courage. Niko kamaro k'iriya nzoga. Iriya nzoga yahozeho. Yahozeho kuva kera.